Filime Inkingi Y'IGIHURU ni filime nziza cyane, filime nyarwanda ifite inyigisho nyinshi kandi zikomeye z'ubuzima bwa buri munsi. Role yanjye rero mba ndi umukobwa uba waratoraguwe n'umumama, bashaka kunyica ariko mama arandinda. Yesu bakunzi ba Lite Network mbahaye ikaze cyane, nezere ko umeze neza cyane. Nkuko mubona none tugarutse mu biganiro byinshi bitandukanye bya sinema tukunda kubagezaho. Murabona ko dufite umukobwa mwiza cyane kuri kamera zacu. Nguhaye ikaze cyane. Murakoze cyane. Umeze neza? Yego ndashima Imana. Umbabare ntuze kundakera, ntangiye mvuga ngo dufite umukobwa mwiza, ntago mbizi nimba uruvuga cyangwa uri umugore, ariko uraza kwitwibwirira. Ndi umukobwa. Yego tuguhaye ikaze cyane rero, ariko wenda hari abantu bakubonye batakuzi batakumenyereye cyane, ushobora gutangira ubibwira ku buryo burambuye. Murakoze cyane, nitwa Kayirangwa Ishema Alice, nkabona nyina muri filime yitwa Inkingi Y'IGIHURU, nda actrice principale. Ndumva ari ibyo. Alice ni muntu ki? Alice ni umukobwa uba mu rugo, ubana n'ababyeyi, ukora akazi gasanzwe, ndacuruza, mfite shop y'imyenda n'ibindi bijyanye n'ubwiza bw'abakobwa byose cyangwa abadamu. Byaba harahihure n'ubwiza bwawe? Ubwo ntabwo nzi. Wowe ntabwo ugibona? Oya. Ni kwa kundi bavuga ngo umuntu yambara harya yambara iki, yambaye kirezi ntamenya ko kera. Nawe oya, byanze bikunze ntago ngayimana. Nta kitakoze. Yego, uravuze ati rero ni njyewe actrice principale muri filime yitwa Inkingi Y'IGIHURU. Iyo filime wayitubwira cyo ndakubana batarayibona cyangwa se n'abayibonye n'iki kintu wababwira? Filime Inkingi Y'IGIHURU ni filime nziza cyane, filime nyarwanda ifite inyigisho nyinshi kandi zikomeye z'ubuzima bwa buri munsi. Role yanjye rero mba ndi umukobwa uba waratoraguwe n'umumama, bashaka kunyica ariko mama arandinda. Ubwo rero abo bantu bashaka kunyica ni abantu bashaka gutwara imitungo y'iwacu, ko iwacu ngo twarabakire cyane kera. None uwo mubyeyi arandinda kugira ngo nzabone uko wenda mbaho. Urumva ntago yabonaga ko nta mpamvu yo kugira ngo bangire nabi, ndi umwana w'uruhinja utazi iyo biva niyo bijya. Agerageza kukurinda, ariko bizarangira batakwishe cyangwa nibanga n'ubundi nibanga rya filime? Icyo nababwira, mukomeze mukurikirane iyo filime, muzagenda mubona buri kintu cyose mubona kibatera amatsiko. Ni nziza, icyo nababwira cyo ni nziza kandi cyane. Yego, filime byo ni nziza, wenda batarebera muze kuza kuyireba, yitwa Inkingi Y'IGIHURU, muze kuyireba namwe mutange ibitekerezo. Hanyuma se wenda utaduteye amatsiko cyane, iyo filime Inkingi Y'IGIHURU yaba ari nka filime ya kangahe bamaze kugaragaramo? Filime Inkingi Y'IGIHURU ni filime ntago mbyibuka neza, ariko muri filime zasohotse ishobora kuba nk'iya gatanu, ariko hari izindi nyine nazo zikiri mu nzira zashutinzwe, andi maproje nsinye vuba vuba muri iyi minsi. Ni ukuvuga ni nyinshi, ariko izo nakwibukamo ni nk'eshanu. Amakuru numva ku ruhande nkuru gucece ngo iyi filime Inkingi Y'IGIHURU irimo agafaranga gatubutse cyane. Dufite umubosi umeze neza, kandi ni wa muntu nyine ukwishyura ku buryo unakora akazi neza cyane. Amafaranga ni fresh. Yego. Alice rero turagushimiye ku mwanya duhaye, reka tukureke ukomeze gahunda zawe wari urimo, tunashishikariza abantu baze kureba iyo filime.